Hello guys, ni Sibo James Tech and AI. Uyu munsi ndashaka ko twiga uko AI yagufasha mu buzima busanzwe. Okay, muraho neza bavandimwe. Murakaza neza kuri Sibo. Muraho neza bavandimwe. Murakaza neza kuri Sibo James Tech and AI. Uyu munsi ndashaka yuko tuvuga ku kamaro ka AI. Nuko wayikoresha ikakugirira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere navuga AI nuko ishobora kugufasha kwiga vuba. Hano urugero nabwo nshobora kuguha, niba uri umunyeshuri ushobora kubaza AI ikagusobanurira isomo mu magambo yoroshye cyane, kandi ukabaza inshuro zose ushaka nyine ntabwo ijya irambirwa. AI ni nk'irobo nyine, nta kintu yarambirwa. Ikindi cya kabiri, AI ishobora kugufasha mu kazi kawe. Niba wandika nk'ama message, email cyangwa se amapost runaka, AI ishobora kugufasha ikaba wayandika neza mu magambo asobanutse kandi meza cyane. Icya gatatu hano nakubwira nanone, AI ishobora kugufasha mu bucuruzi. Ushobora kuyibaza ibitekerezo byo kwamamaza business yawe, cyangwa ukayibaza amazina wakwita business yawe, cyangwa uko wategura post ikurura abakiriya, ikagufashamo neza cyane. Ikindi cya kane, AI igufasha gucunga igihe. Irakwereka uko wategura gahunda yawe y'umunsi, ugakora byinshi mu mwanya mutoya cyane. Icyo gihe ni mu buzima busanzwe nyine ishobora kugufasha gupanga timetable yawe. Icy'ingenzi cyane aha ngaha navuga, AI ikora no kuri telefoni gusa, ntabwo isabwa ngo ukeneye laptop cyangwa ibindi byinshi. Ntukeneye kuba kandi nta nibwo ukeneye kuba nyine umuhanga cyane, ngo ube uri umuntu ngo ufite ubwenge bwinshi. Wapi, wowe icyo ukeneye gusa ni ukwiga uko uyibaza neza. Kandi niba ushaka kuyibaza neza, ni kuri iyi channel tuzajya tubigisha intambwe ku yindi AI mu buryo bworoshye, kugira ngo buri wese ayifashishe. Niba wifuza kwiga AI ukayigira igikoresho cyawe, wowe icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe. Niba warayikanze turagukunda cyane, kandi ujye ukomeza unkurikirane. Ubwo turaza kubonana muri video ikurikira.